أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakinwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu malaika akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo nabayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garagu ba Allah, bamwe mu bavandimwe, nyuma y'ikiganiro twagize bijyanye n'uburyo umuryango wakubakwa muri Islam, bamaze kubona yuko hari ibindi biburaho cyangwa se ibindi bahura nabyo byuzuriza ibyo twavuzeho, bifuje yuko iki kiganiro cyagira igice cya kabiri. Ndangije mbemerera ubwo busabe, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yambabarira ku ntege nke nshobora kugira nk'umuntu mu kuba navuga ku byo abantu bifuza kumenya, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi byose, kandi nk'uko tubizi ubumenyi ni nk'inyanja, ubumenyi ni ikintu kigari, kugeza ubwo umwe mu basahaba bita Ibn Abbas radiyallahu anhu yavuze ati fakhudh min kulli shay'in ahsanahu, ujye ufata muri buri kintu ibyiza kurushaho. Abandi bamenyi baravuga bati ujye ufata mu bumenyi al aham qabla al muhim, ujye ufata iby'ingenzi cyane kurusha ibindi. Ubushize twari twinjiye mu bijyanye na mukaddimati nikahi fil Islam, nibibanziriza ugushaka muri Islam, nyuma yuko twari tumaze kubona yuko umuryango niyo nyingi ya mwamba ituma abantu bororoka, kandi nanone ituma tugera ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yaturemeye. Nanone kandi tunabona yuko umuryango ni mas'uliyatun wa wajibat, ni inshingano ndetse n'ibyangombwa umuntu ari ngombwa kuri we kuba yazubahiriza. Turangije tubona ko an-nikah, ugushakana, niyo nyingi ya mwamba y'uyu muryango. Tunabona yuko ari bwo bwinjiriro bw'umuryango. Hanyuma uwo muryango cyangwa se ubwo bwinjiriro bufite ibiwubanziriza. Twarebeye hamwe al-khitba. Tuvuga yuko khitba no kuba umugabo yasaba umudamu ko yifuza kumushaka, byaba binyuze ku rurimi rwe cyangwa se ku rurimi rw'undi muntu. Hanyuma ibi ngibi bibanzirizwa n'ibindi bintu bita kurambagiza, kureba uwo nguwo ugiye kubwira gutyo n'ibindi bitandukanye. Tumaze kubona ibisobanuro by'ibi ngibi, twabonye ese byaba byaraje muri Qur'an kuba abantu barambagizanya. Hanyuma nanone tuza kubona ese byaba byaraje mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ibijyanye n'irambagizanya. Hanyuma nyuma yo kubona yuko byaje muri Qur'an ndetse no mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, twarebeye hamwe imico iranga umugabo ugiye gushaka, kugira ngo umudamu naramuka agiye kwemera ati ndabyemeye ko dushakana, amenye imico y'uwo muntu cyangwa se ibyo agomba kureberaho. Ibyo byose turi kuvuga uwakwifuza kubyumva yabigarukaho ku isomo ry'ubushize. Hanyuma turebera hamwe nanone imico n'imimerere y'umugore uyu mugabo noneho azajya gusaba ko bashakana. Nyuma yaho turebera hamwe uburyo bubiri umuntu akoresha igihe agiye gusaba uwo mugeni. Imma tasrih, ashobora kubivuga yeruye ko ashaka kumushaka, cyangwa se at-ta'rid, agakoresha amarenga ashobora gusobanura ko ashaka kumushaka cyangwa se ibindi. Turangije turebera hamwe kondisiyo zitwemerera kurambagiza umukobwa cyangwa se muri make kujya gusaba umukobwa kumushaka. Niye kondisiyo ikwemerera kujya gukora icyo kintu. Icya mbere twabonye yuko, wenda iki ndakigarukaho cyane, twabonye yuko uyu mugore agomba kuba ari khaliyan min al-mawani, agomba kuba ari khaliyatun min mawani izawaj cyangwa se an-nikah, agomba kuba adafite ibimubuza gushakana n'uyu muntu ugiye kumusaba kumushaka. Muri byo harimo ibyo twise byaje muri Qur'an. Hari abadamu bitwa al-muharramat min an-nisa, abagore bitemerewe gushaka, baje muri Qur'an muri surati an-nisa, ayitangira ivuga ngo hurrimat alaykum ummahatukum, mwaziririjwe gushaka ba mama abanyu, gukomeza n'ibindi gutyo gutyo. Ubwo tuza kuvuga muri make zimwe mu ngero, uwabyifuza wenda ashobora kugaruka kuri iyo aya cyangwa se ku magambo y'abamenya amubwira ngo ni bande dufitanye isano ku buryo iryo sano ryatuma tudashakana.
طيب hanyuma nanone impamvu ya kabiri nukuba uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa adafite undi wamurambagije ngamusabe kuba yamushaka. Hanyuma nanone ikindi wenda ntavuze nukuba uyu atari umugore wundi mugabo. Ntabwo byemeye muri Islam kugenda mu rugo rw'abandi ku mugore wundi mugabo ngo ndifuza kugushaka. Hanyuma duhita turebera hamwe ahkamu ru'yatil makhtuba. Twarebeye hamwe amategeko agenga cyangwa se umwanya bifite kureba umudamu mu dini nuwe mwanya bifite kureba umudamu. Tuza kubona ko byemewe. Turangije dutangira kuvuga noneho kubijyanye na ikhtilat. Hari ikintu ntigeze wenda meraho mvuga ari nacyo turi buhereho muri kano kanya, ariko mbere yuko tugiheraho nanone haraza kwiyongeraho izindi nikat. Anukta ya mbere iri bwiyongereho harimo ahkamu nikah, amategeko cyangwa se imyanya nikahi ifite, haba mu nkingi za nikahi cyangwa se imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri nikahi cyangwa se kondisiyo za nikahi n'ibindi. Hanyuma nanone turareba iyo abantu bamaze gukora nikah ni ibiki bita bibagomba cyangwa se biba kuri aba bantu babiri. Ikindi nanone alhuququl muta'alliqatu bizawaji wa zawji, ukuri kuba kuri hagati y'umugabo n'umugore buri wese agomba guha undi. Hanyuma dusoreze aho ngaho. Icyambere turi buhereho wenda narimvuze ni dhikri uyubil khat. Ntago twigeze tuvuga kubijyanye no kuvuga inenge z'umuntu ugiye kurambagiza, uyu mugabo ugiye kurambagiza. Ese byaba byemewe aramutse aje akakubwira ngo bimeze gute ko wavuga inenge ze? Wenda umudamu yamenye ko haruje kumurambagiza akabaza ati ese uyu muntu nashakana nawe nakwemera ko anshaka? Izi nenge nizo tugiye guheraho. Ese byabyemeye kuzivuga cyangwa duhita tuvuga tuti ngewe rwose ntabwo nakwiteranya n'ibindi nk'ibyo ngibyo? Bamwe mu bamenyi baravuze bati wa wundi twagendeyeho cyangwa se tugenderaho kugira ngo dufate inama ze mu gihe cyo gushyingiranwa cyangwa se mu gihe cyo gushaka umugeni, ni ngombwa ko agaragaza inenge ziri ku muhungu cyangwa se ku mukobwa. Mathalan, uwo nzi ko azi umukobwa, ndamutse nje nkamubaza inenge z'uyu mukobwa, ni ngombwa ko ambwira inenge zatuma wenda ukuba namushaka bidakomeza. Wakadhalika ni nako bimeze ku mugabo igihe umukobwa yaza akabaza uzi uyu muhungu ati ese uyu muhungu bimeze gute, cyangwa se w'umwana, icyo gihe ni ngombwa iki cyo ngire ngo twagikomojeho ko avuga inenge ze, nko kuvuga ko afite imico mibi, anywa inzoga, adasari, cyangwa se afite ubugugu, cyangwa afite uburwayi bushobora kugira ingaruka ku mibereho ye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Wa hadha la yakunu min al-ghibati al-muharrama. Nibi ntabwo byinjira mu kunegura kubujijwe, kubera yuko ikiba kigamijwemo ni an-nasiha, no kujya inama. Iyo harimo ko umuntu akugira inama ndetse no kukubuza kugiraho ingaruka, ibi ntabwo byinjira muri ghiba ibujijwe, nkuko byaje muri hadith ya Fatima binti Qais, nkuko twabibonye ubushize. Yaje ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, icyo gihe yari yarambagijwe na Muawiya ndetse na Abu Jahm radiyallahu anhuma, Allah abishimire. Khatabaha, baramurambagije. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam uyu Fatima amubajije kuri aba bagabo ko ari babiri, intumwa y'Imana iti amma Abu Jahm, naho Abu Jahm fala yad'u asahu an atikihi, nagajya avana inkoni ye ku rutugu rwe. Wa amma Muawiya, naho Muawiya fasa'luku la mala lah, uyu we nta mafaranga agira. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama iramubwira iti inkihi Usama ibn Zaid, shakana na Usama ibn Zaid. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala yashize muri urwo rushako ibyiza byinshi. Murabona ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama muri iyi hadithi yagaragaje inenge z'abari abagabo bombi. Iyi rero ni aslun, ni dalili, ni gihamya igaragaza yuko igihe umuntu aje kubaza ku mukobwa agiye gushaka, cyangwa se umukobwa akakubaza ku muhungu bagiye gushakana, ko utamuhisha inenge z'uyu mukobwa. Nanone byaje mu mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yindi, aho yavuze ngo idha stansaha ahadukum akhahu falyansah lah, umwe muri mwe nasabwa inama na mugenzi we azamugira inama.
rero iyo bije muri babu nasiha icyo gihe ntabwo byitwa ghiba, ntabwo byitwa ghiba. Nanone abamenyi bavuze yuko atari byiza igihe wamenye inenge ku mukobwa wari ugiye gushaka guhita utangira kuzikwirakwiza hirya no hino. Hadha haramun, ibi byo ni haramu. Tuvuze uwo babajije basabye inama, ariko nyuma yuko umenye ko uyu mukobwa ameze gutya, ntago byemeye kuzenguruka isi yose uri kuvuga ko uyu mukobwa ameze gutya. Wakadhalika niko bimeze, ntago byemewe kujya gukwirakwiza wa mugabo igihe Allah subhanahu wa ta'ala yamusitiye. Wowe ujya kumumenya wari ufite impamvu, ariko bariya nta mpamvu bafite yuko ujya gukwirakwiza amabanga y'undi muntu. Hanyuma icyo gihe twavuze gatoya kuri ikhtilat, ukwivanga kw'abagore n'abagabo. I'lamu barakallahu fikum, mubimenye Allah subhanahu wa ta'ala bahe umugisha yuko kwihererana k'umuhungu ndetse n'uwo bagiye kuzashakana cyangwa se uwo yasabye kuzashakana nawe haramun, biri haram. Limadha? Kubera iki? Kubera yuko al-khitba ni isezerano gusa, ni isezerano gusa, ntabwo ari nikah. Ntabwo aba abaye umudamu wawe. Umukobwa bita ngo ni fiancé wawe cyangwa se umuhungu wakoze fiançaye, aba bombi baba batagira icyo bapfanana n'uyu munsi, baba batarabona ikibazirurira ukwihuza bagasohokana bakajya ku Gisenyi bakajya n'ahandi. Ibi ngibi bikomeza kuba haramu nk'uko biri haramu ku bandi. Ukwihererana rero n'uwo bashakanye nako n'uwo yasabye ko bazabana, ibi ngibi ntabwo byemewe. Byaje muri hadithi ya Jabir radiyallahu anhu aho yavuze ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, uzaba yemera Allah n'umunsi w'imperuka, fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha, aramenye ntazihererane n'umudamu utari kumwe n'umuntu bagira icyo bapfana. Fa inna thalithuhuma shaytan, kubera kuwa gatatu muri abo ngabo ni shaytan. Wal ahadithu fi hadha kathira, na hadithi muri ibi ni nyinshi, kandi izi hadithi ni amma, yaba uwo wasabye gushakana nawe cyangwa se uwo wasabye ukuba utazashakana nawe, aba bose ni bamwe, ntago byemewe kuba hamwe. Twabonye uruhusha ko wemere kumureba. Nanone muri dalili zigaragaza ko al-makhtuba, uwo warambagije utemerewe kwihuza nawe muri babiri, ni hadithi ya Jabir radiyallahu anhu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aho yamubwiye ati nuramuka ushoboye kumurebaho bimwe mu byatuma umushaka uzabikore. Hanyuma Jabir aravuga ngo wakuntu atakhabba ulaha, najyaga mwitsimba munsi y'iki, munsi y'ibiti, kugeza mubonyeho ibyo nkunda ndamushaka. Iyo biza kuba byimewe kwihererana nawe, aho yamubonaga yari kujya agenda bakicarana bakaganira. Walakin hadha lam yarid, ibi ngibi ntabwo byagaragaye. Ikindi nuko ibi bitabuza abangaba gukora iki, gukora haram no kwegera ubusambanyi. Ikizirura rero ibyo ni igihe bamaze gukora iki, bamaze gukora an-nikah. Nanone ibi ngibi kubishiraho harimo n'izindi hikma, harimo no kuba byatuma abangaba barambagizanye bihutira gushakana kugira ngo bya bindi bafitiye amatsiko bigerweho. Hanyuma twabonye ibi rero byo gukerensa ibi bintu ko harimo ko umugore atakaza agaciro ke muri umma, hakabamo ko kandi umugore asuzugurwa n'ibindi bitandukanye, nko kuba umugore yaterwa inda akiri mu rugo iwabo. Wakad dhahara hadha kathiran, n'ibi ngibi byaragaragaye cyane. Mbere yuko twinjira mu bindi, ndaza gusa nk'uvuga ku byo dukora uyu munsi wacu, mbabwira niba byemewe cyangwa se bitemewe. Uyu munsi hari ibintu bihari iyo abantu bagiye kurambagizanya bakora bitari mu dini, bitanemewe, yewe ntibiri no mu muco nyarwanda. Icyambere, hari ikirori kibaho kugira ngo umukobwa asabe umuhungu nako umuhungu asabe umukobwa ngo se uremera kuzashakana nanjye, bikaba rimwe na rimwe n'ababyeyi badahari. Muzabibona ku mastati abantu babishizeho bazi yuko ari igikorwa cyiza. Naam, ufite ikintu cyiza cyuko muzashakana, ariko ibi mugiye gukora Allah ntago yabibemereye. Uko bigenda rero nuko bahura bakajya ahantu bakodesheje, niba ari sare niba ari ibiki, barangiza abahungu n'abakobwa, ubwo hari n'abafite abandi bise abasheri babo. Ibi nabyo bitemewe kuko bo nta nubwo batiganya no gushakana aslan. Hanyuma bakicara aho ngaho bagategura gato, bagategura impeta,
wa mukobwa bakamwambika ya mpeta bagahoberana bagafata amavideo bakabyina. Ibi ngibi ni haram, ibi ntabwo byemewe mu Buislamu. Nuzabikora azamenye ko yubakiye urugo rwe ku biri haram, kandi mabuniya ala albatil batilun, ibyubakiye ku bipfuye nabyo biba bipfuye. Wakadhalika bishobora kuba impamvu yuko Allah yakura baraka mu rushako rw'iki, mu rushako rwanyu. Hanyuma nanone ibindi, iyo bitabaye gutya bajya iwabo, umuhungu akajya iwabo w'umukobwa. Yamara kujya iwabo w'umukobwa, hari igihe umuhungu aba akiza, kenshi ni naho bikunda kuba gutyo. Iwabo w'umukobwa mama we akababwiye umuhungu n'umukobwa bicaranye, papa we ntawe uhari, nta n'ibyo azi. Hari igihe aba abizi naam, ariko ndahera akaba aravuze ati ngo mbaye ngiye hariya mu gikari hari utwo ngiye gukora. Hadha la yajuz, ibi ntabwo byemewe kubasigana bicaranye bari kuganira, ngo kugira ngo atabicira ikiganiro bakomeze baganire. Impamvu idini yashizeho ko batakwihererana uretse hari mahram, nuko yirinze nyine ibyo biganiro bari uganire biganisha ku busambanyi, biganisha ku byo Allah atarabazirurira. Ukuguma aho ngaho kwa nisa uthikat, kw'abagore babizerwa wenda bari muri urwo rugo, cyangwa se abantu bagira icyo bapfana n'uyu mudamu bari kubareba atari babiri gusa, bituma batinjira muri za komande bahana, ababyeyi batazigera bamenya aho baziheraniye. Wasuila al-Albani rahimahullah, na Imam al-Albani rahimahullah yabajijwe kuri ibi bintu, abazwa niba byemewe kuba umukobwa yavugana n'umuhungu kuri telefone. Aha niho ngeze kugira twumve. Hari aho abamenye ngo kad yakunu al-maskutu anhu shar'an awla min al-madhkur, hari igihe icyo idini yacecetse kuvuga aba ari cyo kibanze kureka kuruta icyavuzwe n'idini. Al-Albani baramwoje niba byemeye kuvugana n'umukobwa kuri telefone mukarara muganira ngo nuko muzabana, aravuga ngo la yajuz, ibyo ngibyo ntabwo byemewe. Yarabanje kumubaza niba baramaze gukora nikahi. Mwaramaze gukora nikahi? Naam. Aho ni kuri telefone. Fama balu igihe twicaranye byaba bimeze gute? Hanyuma Ibn Baz rahimahullah nawe bamubajije icyo kibazo, arangije fa ajaba qailan, asubiza agira ati muraganira, mushobora kuganira ibijyanye no gutegura ubukwe. Mathalan, ubukwe buzabera he, walima izabera he, ibikorwa bimeze gutya bizabera he. Ariko Ibn Baz abuze ibintu, nindamuka mbivuze murasanga ari nkaho mwakabiretse. Icyambere yaravuze ngo ikiganiro mugirana kigomba kuba kitaganisha kushimisha mubiri, kigomba kuba kitaganisha kushimisha mubiri. Kandi fiance na abantu bari muri fiancaye, ibyo baganira hanini ni ibyo ngibyo. Iyo bari kuganira batangira ngo umeze gute, ngo none se byagenze gute, bikarangira aho binjiye nabo ubwabo batashobora kubivuga imbere y'abakuru n'imbere y'abantu. Nta n'uwakeka ko yavuga amagambo nk'ayo. Aya magambo rero ni haramu kuyakoresha, waba uhari waba udahari. Ubundi ghaya yo gukora biriya byose twavuze ni ukumenya igisubizo cy'uko umukobwa ari bukubwire ngo tuzashakana. Nyuma yo kumenya ko muzashakana, iyo mishikirano yindi ibizabaho igihe mwamaze kugira gute, gushakana. Naho ibyo bindi dukora ngo ni ukugira ngo urukundo ruze, twavuze ko hadha la yamna, kutabikora nibibuza urukundo mu ngo z'abantu, nibibuza urukundo mu ngo z'abantu. Muranabizi, mujya mubyumva ko ababyeyi kera barabajyanaga bakabashingira batanazi aho bagiye, ariko nimubaganiriza abo babikoze muzasanga aribo bababyaye na n'uyu munsi. Idhan ntabwo ibyo byababujije gukundana. Naam, hari icyo bishobora kubangamiraho, ariko ntabwo byababujije. Idini yacu rero yaduhaye umurongo, uyu murongo niwo tugomba kugenderaho. Ibindi dukora ni ibyacu. Rero muri Islam umaze kumenya yuko iwabo w'umukobwa bakwemeye, ibyo bindi ntabwo byemewe kuba twabikora. Ikindi tugiye kureba ibijyanye n'igihe wa muhungu waje iwabo w'umukobwa, cyangwa se wasabye umukobwa ko bazabana akabyemera, igihe yaramuka yishe isezerano akavuga ati ngiye ntabwo ngishakanye nawe, icyo gihe bigenda gute? Iyo umuhungu avuze ati ntabwo ngishakanye nawe, icyo gihe abamenyi bavuze ko nta gihano cyagenwe n'idini kuri uyu muhungu, kubera yuko twavuze yuko al-khitba ni isezerano
ni mujarradi wa'd, ni isezerano aba yatanze gusa, ntabwo aba ari nikahi. Kubw'ibyo aramutse atabanye n'uyu mukobwa, icyo gihe akavuga ati nge ntago nyibanye nawe, ima ku muco yamubonyeho cyangwa se ku kuba yisubiyeho, ibyo ngibyo ntago idini ryagize gute, ryabishireho igihano. Uretse yuko igihe ari nta mpamvu yashingiye ifatika, abwirwa hadithi ivuga ko ibimenyetso by'abantu b'indyarya harimo ko iyo yatanze isezerano agira gute, ahemuka. Hanyuma iyo bigenze gutyo akaba yaratanze inkwano, icyo gihe inkwano arazisubizwa. Wakadhalika asubizwa ma baqiya min alhadaya, impano yagiye aha uyu mukobwa zikaba zigisigaye, izo ngizo nazo umukobwa arazimusubiza. Ni nako bimeze niba umukobwa hari impano yatanze zikaba zigisigaye, izo ngizo nazo arazisubizwa. Hanyuma twinjire wenda mu bijyanye na an-nikah. Twamaze kubona ibitemewe muri khitba cyangwa se ibyo abantu bakora. Wakadhalika nanone mu bitemewe ni ugutereta umukobwa utamufitiye gahunda, mutagiye kuzashakana. Twabonye ko muri shurut harimo kubuza ikazakwemera ko mushakana, nanone harimo kuba ubizi kuzashakana nawe ukagenda iwabo ukamusaba. Turajyanirana. Tayib, nyuma yaho ngaho idini y'Uislamu wenda mu byo nagerageje gusoma ntabwo yigeze yanga ibyo bita gufata irembo mu Rwanda, ariko hari bimwe mu byo tudakora mu Buislamu iyo abantu bagiye gufata irembo. Kangaka wenda ndakavugaho kuko kinjira mbere y'ubukwe. Gufata irembo mu buryo bwa Kinyarwanda hari ibyemewe hari n'ibitemewe. Bariya basaza bajya kuganira, igihe bagiye kuganira bari kubesha ntago byemewe. Bagenda bagiye kuvuga ukuri, bakagenda bakavuga bati umuhungu wacu yakunze umukobwa wanyu arifuza kuzamushaka, ibintu nk'ibyo ngibyo ntajye kurengera. Nanone ntabwo byemewe kuba bahana inzoga cyangwa hakaza inzoga muri ibyo bintu, n'ibindi byose bibujijwe. Kubesha ntabwo byemewe. Nanone ntabwo hemeye ko hazamo imiziki. Wakadhalika iriya mpeta batanga ngo ni impeta ya fiançailles, iriya mpeta abamenyi bavuga ko nayo itemewe. Ibyiza kurushaho nuko wayirindira kure. Turajyanirana kubera ko iriya nayo ntago iri mu Buislamu. Wakadhalika hari ibindi bintu bagenda batanga. Iyo ibintu bari gutanga bizirikiyeho imyemerere wenda muri rusange, kubera ko umuco al-aslu nuko wemewe. Iyo ujemo akantu idini yaziririje nibwo tuwugendera kure, nk'izo nzoga twavuze. Nanone tukaza kuvuga ku bijyanye nuko kubesha. Nanone urugero igisabo gishobora gutangwa mu gihe cyo gufata irembo. Iyo hatanzwe igisabo, niba bagitanga ku gihe cy'ubukwe cyangwa iki, hari imyemerere iriho ivuga ngo iyo kiramutse kimenetse ngo umukobwa aba afite inenge n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ibindi bita kuraguza mu gihe cyo gufata irembo Abanyarwanda bakoraga, ibi ntabwo byemewe. Hari ibindi bita kujya kubaza no gutera inzuzi, ibyo byose ntabwo byemewe. Ibintu byose idhan al-marji nuko tubaza abamenyi ku muco twatangiye kubona ko abantu bagiye kuzakora tukawirinda. Turajyanirana. Hanyuma noneho nyuma ya khitba yacu habayeho igihe twagennye ko hazabaho nikah, kuko idini ntago yigeze ishiraho ngo khitba imara umwaka umwe, imara amezi 3, imara iki. Ahubwo idini yashizeho ibyo abari kurambagizanya cyabazashakana birinda guhura ari babiri, hatari umuntu wo mu muryango w'umugabo uhagarariye uyu mukobwa, kugira ngo batagwa muri ya haramu n'ibindi byose twagiye tubona. Ariko ibijyanye n'igihe bazamara kugira bashakane ntabwo idini ryabishizeho. Naho babandi bahura buri kanya bagiye no gukora amabi, ibyiza nuko bihutira cyane cyane nk'uyu munsi muri fitina turimo. Ibyiza nuko igihe abantu bashimanye bahita bagira gute, bashakana. Hanyuma igihe cyo gushakana hahita haza cya kintu noneho cyubaka umuryango, ari byo an-nikah. Nikahi ni amasezerano akorwa hagati y'abantu babiri bagiye gushakana bagamije kugira ngo hazabeho ukwishimana hagati yabo, bagira ngo bazanabone urubyaro mu buryo bwemewe n'idini. Uko kwishimana bibeho mu buryo bwemewe n'idini. Idhan
aya masezerano azirura ibyo ngibyo. Noneho iyi nikah intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama na Allah subhanahu wa ta'ala bayivuzeho. Twabonye ahadithi nyinshi ko intumwa y'Imana yabujije abantu kureka kudashaka, ndetse inabategeka kuba bashaka, inavuga ibyiza byabyo. Ibyo byose byagiye bitambuka muri Qur'ani. Byaje muri aya surati An-Nur aya 32 kugeza kuri 33, allati wa ankihul ayama minkum, abwira ababyeyi cyangwa se abahagararizi b'abana ngo mujye mushingira ingaragu muri mwe, wasalihina min ibadikum, ndetse n'intungane mu bagaragu banyu, wa imaikum, ndetse n'abaja banyu, in yakunu fukara, ngo nibaramuka bafite ubukene, yughnihimullahu min fadlihi, Allah azabaha ubukungu mu ngabire ze. Wallahu wasi'un, Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite ingabire nyinshi, alim, kandi niwe uzi ukwiye izi ngabire hano kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imiruka, ndetse na wa wundi utazikwiye. Allah arangije aranavuga ati waliyasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan, ngo baragire gute? Barigengesere, bifate neza, birinde ibibi. Alladhina la yajiduna nikahan, babandi batari babona nikah, batari bashobora gukora nikah, batari basezerana. Harimo na babandi batari babona abagabo, cyangwa abagabo batari babona abakobwa bashakana nabo, hatta yughniyahumullahu min fadlihi, kugeza Allah subhanahu wa ta'ala abahaye zangabire ze. Ubwo ni zangabire twavuze. Naho muri sunna y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, intumwa y'Imana yaravuze ngo ya ma'ashara shabab, yemwe basore, uzabishobora muri mwebwe faliyatazawwaj, azashake. Hanyuma intumwa y'Imana iti kubera ko ibyo bizatuma urinda uburanga bwawe ndetse unarinde n'ubwambure bwawe. Utazabishobora, intumwa y'Imana iti fa alayhi bisawm, azarangwe no gusiba, fa innahu lahu wija, kubera ko iki gisiba azakora ni urukingo kuri we. Twubakiye kuri iki gisibo, murabona ko bifite aho bihuriye na aya yatambutse ko Allah yabwiye abantu batari bakora nikahi kwifata, bakirinda ibibi, bakirinda ibyaha, bakirinda ubusambanyi. Hanyuma intumwa y'Imana kugira ngo twifate inaturangira umuti w'igisibo. Nanone dalla ala dhalika ijma'ul umma, abamenyi bose bemeranyije ko an-nikahi ari yemewe. Hanyuma abamenyi bavuga yuko nikahi iba itegeko kuri wa wundi witinyira kugwa muri zina, akabona yuko afite ubushake bwinshi ashobora kugwa mu busambanyi. Uyu nguyu yajibu alayhi an yatazawwaj, ni itegeko kuri we ko ashaka. Nanone abamenyi bakabona yuko ari byiza, noneho ubwo ntago ari itegeko ku muntu kuba yashaka igihe afite ukuba yakwishimisha ku mubiri, yani afite ubushake, ariko noneho ntabwo atinya kuba yagwa mu busambanyi. Afite ubushake naam, ariko we ntabwo bigeze aho yagwa mu busambanyi. Uyu nguyu ni byiza kuri we ko agira gute, ashaka, ariko ntabwo ari itegeko. Hanyuma nanone biremewe, biraziruye, si itegeko, si byiza, ahubwo byose birangana ku kuba yashaka wa wundi utagira ubushake bw'umubiri, ndetse no guhugira ku badamu nk'umuntu wa wundi utagira ubushake bita ikiremba, ndetse n'umuntu ukuze cyane, kubera yuko uyu muntu impamvu abyemerewe gusa nuko ashoboye gutanga iposho kuri wa mugore. Uyu mugore ashobora kumwungukaho rero iryo posho, amuha imyenda ndetse n'inzu n'ibindi bitandukanye. Hanyuma nanone bikaba atari byiza ku muntu w'umukene udafite icyo atanga, ariko none akaba ari muri cya gice tumaze kuvuga, ntabwo agira shawa, nta santima agira, nta bushake agira, nta n'amafaranga agira. Uyu nguyu rwose si byiza ko ashaka muri Islam. Hanyuma nanone bikaba haramu ku muyisilamu gushaka igihe ari ahantu hari abanzi babarwanya, akaba aribo agiye gushakamo. Icyo gihe ni byiza ko uyu muntu agira gute, ni haramu nako ntago byemeye kuri we gushakana n'uwo nguwo, kuko uwo nguwo ni umwanzi, ashobora no kugira gute, no kumwivugana, cyangwa se agashakana nawe ashaka kugira ngo agire icyo amukorera. Nyuma yo kumenya ibi ngibi uko ari bitanu, buri wese arireba akavuga ati se niba mfite ubushobozi ntegetswe gushaka. Ubushobozi buvugwa ni ubushobozi bw'umubiri ndetse n'ubushobozi bw'iki, n'ubushobozi bw'umutungo. Kuba ushoboye kugaburira umudamu wawe ku manywa ndetse na nijoro,
ndetse unashoboye kuba wamwambika byibura kabiri mu mwaka. Tayib, hanyuma hakaza ibindi bintu bagenda bavuga arizo arkani nikah na shurutu akdi nikah. Ibi ngibi dukunda kubyumva, niyo mpamvu ndabicaho nihuta. Impamvu nukugira twerekane mu Buislamu bigenda gute. Ibyo tutavuga ntabwo ari byo Ubuislamu bwavuze. Birasaba ko mubaza bamenye ese ibi bireme kubikora. Nanone murebe Ubuislamu buroroshye. Iyo urangije iyi nikahi turi kuvuga, umugore aba yabaye uwawe mukagenda mukubaka urugo rwanyu. Tayib, arkani nikah bamwe mu bamenyi bazigize nke, abandi bazigira 3 gutyo gutyo, ariko zose n'ubundi ntacyo bitwaye, ziba zihari. Hari umugabo kuba hari, umugore kuba hari, ubwizo ni inkingi za nikahi, kuba hari wali uhagarariye umukobwa, kuba hari abahamya babiri, nanone kuba hari icyo bita asira. Asira ni imvugo ikoreshwa hagati y'umugabo ugiye gushaka ndetse n'uhagarariye umudamu. Umugabo akavuga ati nkushingiye umukobwa wanjye, urabyemeye? Umugabo akavuga ngo yego ndabyemeye. Hanyuma bamenye bakavuga ngo iyi sira ikorwa mu buryo bwose bwagaragaza ko ugiye gushingirwa uyu mukobwa. Nanone ku muhungu kwemera ko agiye gushingirwa bikorwa mu buryo bwose bwagaragaza ko abyemeye. Yakoresha ijambo ngo ndagushingiye umukobwa wanjye, nk'uko bikoreshwa. Ibi ngibi byose bigenderwaho muri Islam. Hanyuma noneho shurutu, ibisabwa kugira ngo abantu bashakane. Icya mbere, hagomba kuba hagaragajwe abagiye gushakana babiri, umugabo n'umugore. Iyo tuvuze ngo ta'yini zawjayn, ni ukuba bahari ari abagabo babiri badahuje ibitsina. Ubwo butinganyi ntago bwemewe. Ni umugabo n'umugore badahuje ibitsina bemerewe gushakana nk'uko byatambutse muri khitba. Abangaba bagomba kuba bahari, hazwi amazina yabo, imimerere yabo. Umugabo azi uwo mukobwa agiye gushaka, umugore nawe azi uyu mugabo bagiye gushakana. Abangaba bagomba kuba bahari. Icya kabiri, hagomba kuba hari ridha zawjayn, bombi kuba babyifuza, babyishimiye. Nta gahato kaba gahari ngo duhatirize umugabo cyangwa se duhatirize umugore gushakana. Ibi ngibi byaje muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam zirenze imwe. Hanyuma nanone ashahada, hagomba kubaho guhamya bya bintu. Ubwo ni babahamya babiri, umuhamya ku ruhande rw'umugore n'umuhamya ku ruhande rw'umugabo, bakaba badakomoka mu muryango w'aba ngaba bombi bagiye gushakana. Bimana ngiye ntago nzana ukomoka mu muryango wanjye, cyangwa ngo umukobwa azane ukomoka mu muryango we. Hanyuma hagomba kuboneka alwali, uhagarariye umukobwa. Muri Islamu ntago habaho kwishingira. Ibi ngibi abamenyi barabirambura bakagaragaza ninde uhagararira umukobwa, ameze ate, iyo atabonetse bigenda gute. Nanone muri awliya'u albanat, muhagararira abakobwa. Ahangaha wenda kugira tukavugeho kuko gakunda kubaho. Iyo umubyeyi yabyaye umukobwa hanze y'indowa, ntago aba ari umuhagararizi we. Uyu mukobwa ahagararirwa na sultan, n'umuyobozi w'abayisilamu. Wakadhalika iyo umukobwa papa we, umubyeyi we atari umuyisilamu, uyu nguyu nawe ahagararirwa n'iki? Ahagararirwa n'umuyobozi w'abayisilamu. Hanyuma nanone bamwe mu bamenyi bavuze yuko muri kondisiyo za nikahi hinjiramo asadaka, hinjiramo inkwano. Taban igihe by'umwihariko se w'umukobwa cyangwa umukobwa bazigize shurutu, bakavuga ngo ngushingiye umukobwa wanjye ku nkwano runaka, bakabivuga gutyo. Iyo babivuze gutyo, izi nkwano aba ari ngombwa. Uretse ko abamenyi mu byo bemeranyijeho nuko izi nkwano biremeye ku mukobwa ko avuga ngo ngewe ndagusoneye nta nkwano nyene. Wakadhalika biremewe ko uyu mukobwa ahabwa inkwano nyuma, ntazihabwe mbere, nk'uko byaje muri aya. Nanone biremewe ko umukobwa ahabwa inkwano nkeya. Ntabwo idini ryigeze rigena ngo inkwano nyinshi cyangwa se inkwano nke, nta hadi. Bagukwa nyinshi, bagukwa nkeya biremewe, uretse yuko abakowe inkwano nkeya nk'uko byaje muri hadithi, nibwo bukwe buba burimo baraka, nibwo bukwe buba burimo umugisha. Hanyuma iyi nikahi tuvuze
iyo ibyo byuzuye igakorwa, umugabo agashingira umukobwa we uyu muhungu, hanyuma abashahidi bakaba babihagarariye, icyo gihe hari ikindi gikurikiraho muri Islamu bita walima. Walima ni kimwe mu bintu dukoresha tugaragaza nikahi ko yabayeho. Kw'intumwa y'Imana yaravuze ngo a'linu nikaha, mujye mutangaza nikahi, waj'aluhu fil masajid, munazishire mu musigiti. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nuko nguko yatubwiye. Rero mu gutangaza nikah, nkuko Ibn Baz rahimahullah yabivuze n'abandi bamenye, harimo kutangaza nikah dukoze alwalaim. Walima n'ubundi nibyo bisobanuye ubukwe, ariko n'ubukwe bwa Kiislamu. Walima nagibamo kwigora na kwa kundi abantu kuza bakavugana bameze nk'abari gukina ikinamico, la ahubwo abantu baraza haba babifatanya na nikahi, bagakora nikahi, bamara kuyikora bagahita bagira gute, bazimana, bakazimanira abo bantu. Ibyo ngibyo ni uburyo bwa mbere, kubikorera rimwe. Uburyo bwa kabiri ni ugukora nikahi isanzwe na babandi bagomba kuba bahari, hanyuma barangiza nyuma yo gukora nikahi, wenda bayikoze mu gitondo nka saa 9 bakazimanira abantu babereka ko bakoze iki, an-nikah. Ibyo ngibyo nabyo ni ubundi buryo, kandi bwagiye buza no muri hadith, aho bamwe bagiye bakora nikah nk'uyu munsi, ejo saa 9 bagakora walima, bagatumira abantu bagaragaza ko bakoze nikahi ndetse banashatse. Ni byiza byo kugaragaza nikahi ko yabaye, harimo kuyitandukanya n'ubusambanyi, kuko ubusambanyi bukorwa mu banga, ariko nikahi ikorwa he? Ikorwa ku mugaragaro. Idhan alwalima nicyo kintu dukora, nukuza abantu baje kwishimira ko twakoze nikahi no kubagaragariza ko hari ubukwe bwakozwe. Naho kuyikora mu banga, ibyo ngibyo ni makruhu, ni ibintu bidashimishe kuko bidasa nk'ikintu twaziruriwe, n'abantu bakwiye kwishimira ibyo baziruriwe. Asura rero mu ncamake wenda kugira ngo nsoze bitewe n'igihe nago cyadukundiye, twatangiye dukerewe. Mu ncamake mu byo twavuze byose n'ibyo tuvuze nona, isura y'Ubuislamu nuko habaho ko igihe umuhungu yagiye wenda urugero ahari aho yamubonye akabona umukobwa, akabaririza imico ye, akumva aramukunze, ajya iwabo, yarangiza akagira gute, akamusaba iwabo, cyangwa se akamusaba ko bazabana iwabo, turajyanirana. Yaba we abikoze cyangwa se yatumye umuntu kujya kubimusabira, turajyanirana. Nyuma yaho ngaho hakurikiraho iki? Hakurikiraho nikahi. Nikahi ifite za nyingi twavuze ndetse na za kondisiyo twavuze. Nanone ni byiza kuyishira mu musigiti, iyo ni sunna. Nanone ni byiza ku bagore kwishimira nikahi ya mugenzi wabo, bakishima, ariko abagore ku giti cyabo bonyine bemereye no kuririmba, ariko bataririmbye indirimbo z'abahakanyi, ahubwo izo bo baba bihimbiye bakaririmba, cyangwa se atari ugushiramo tarabu bakabyina imiziki nk'uko bamwe babikora. Kadhalika nyuma y'iyo nikahi iyo imaze kubaho nk'uko twabivuze, nanone nk'uko bakunda kubitubwira, muri Islamu habamo walima, mu buryo bwo kugaragaza ko habayeho an-nikah. Hanyuma bwa bukwe tuzi harimo ibyo gusaba no gukwa, ibyo ngibyo bishobora kwemerwa mu gihe hatarimo kubesha cyangwa se kuza no gukina amakinamico, turajyanirana. Urumva biba byarabayeho muri khitba, hari abagiye kugusabira, siko bimeze. Turi muri nikahi watanze inkwano, aba bagiye kubikora, turajyanirana. Tunaretse ko bari kubesha, ibyo bari gukora turebye muri Islamu nta mumaro bigifite, siko bimeze. Iyo abantu baza gukora ibintu by'Ubuislamu byari kuba biboroheye, ndetse bikanatuma urugo rwabo rumera neza, bikanatwara n'umutungo mukeya, turajyanirana. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo hakurikiraho ukuri kw'abashakanye ndetse na athari za nikahi. Muri athari za nikahi habamo gutanga iposho. Umugabo ategetswe gutanga iposho ku mugore we, ariko iposho ry'Ubuislamu cyangwa se ibyo umugabo aha umugore muri Islamu twatambutse tunavuga, harimo ibintu bibiri. Harimo kumuha ibyo kurya, harimo kumuha ndetse n'imyambaro. Nanone icya gatatu harimo kumuha aho kuba. Ntabwo bashakana ngo bajye kuba mu shamba cyangwa se bajye kuba ahandi hantu. Naho ukuri hagati yabo harimo ko umugore yumvira umugabo we ndetse akanarinda urugo rwe ndetse akanarangwa
no gushira umugabo we imbere y'ababyeyi be, nk'uko byaje muri hadithi iri muri Muslim ko umugabo afite ukuri ku mugore kurusha ababyeyi be, niwe muntu wa mbere ufite uko kuri. Na Aisha yasabaga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam uruhusha agiye gusura papa we Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ni nako bimeze, umugabo nawe agomba kugirira impuhwe umugore we, akamushimisha, akamuha bya bindi twagiye tuvuga muri anafaka, mu kumwambika, ndetse ibingibi niyo abikoze aranabihembera. Mu gusoza, wenda bitewe n'igihe, ndabagira inama nanjye nihereyeho yuko twakora ubukwe bwa Kisilamu, kubera yuko bworoheye ababukora, nanone kandi burimo baraka nyinshi, nanone butuma ababukoze babaho bishimiranye, binyuranye na bya bindi umugeni ategeka umuhungu gukora ubukwe buhenze, barangiza bajya kuryama mu rugo, umugabo kubera amadeni yafashe ntiyishimire urugo, wa mugore ari uri guseka wenyine. Ukunguku rimwe na rimwe kurimo no kwikunda kuri bamwe mu bakobwa. Rero tugomba kumenya iby'Ubuislamu, akaba ari nabyo dushishikariza abadushaka. Ni nako bimeze abagabo, kumenya iby'Ubuislamu akaba ari nabyo dushishikariza abo tugiye gushaka. Nidupfusha ubusa imitungo nta niyo dufite, bamwe bakajya muri keredi n'ibindi bitandukanye, cyangwa se kugora abantu muri kubabwira ngo mugomba kudutwerera, ni byiza ko abantu baterana inkunga, ariko hari igihe ibi ngibi biterwa no kuba abagiye gushakana bipashe muremure, bagiye gukora ibyo batasabwe n'idini, ibitanari mu dini n'aka na gato, bigatuma rimwe na rimwe bamwe bareka gushakana, cyangwa se ubukwe bumwe bupfa cyangwa butamara kabiri. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gukora ibiri ku Buislamu kandi bitunganye, kazanashira baraka mu bifuza kuzashakana, ndetse kandi Allah subhanahu wa ta'ala akaturinda muri uyu mujyi wacu ibintu by'imiziki, gutangiza ibyo Allah yatuziruriye haram. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.